Zotrap yamaze guteguza abakunzi be indirimbo nshyashya agiye gukorana na Bulldog. Ni ukuvuga ngo Zotrap wamenye mu ndirimbo yitwa Umwanda. Indirimbo warayikunze cyane ndabizi neza kubera ko indirimbo nimwe mu ndirimbo zatumye Zotrap abantu bamenya ko ari umuraperi mwiza cyane. Ariko nanone uwitwa Bulldog ari mu bahanzi bakomeye cyane bakoze injyana ya hip hop n'abaraperi beza u Rwanda rufite mu ndirimbo nka Hafi urayizi, Indera urayizi, ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye yagiye yakora ubwo yari ari muri Tough Gang. Ariko nanone indirimbo ya Zotrap n'indirimbo ya Bulldog ni indirimbo izaba ari indirimbo ya danje cyane kugeza kuri ubu ngubu. Zotrap yamaze kubishyira ku mbuga nkoranyambaga ziwe ubu YouTube ndetse na Instagram, yamaze gutangaza ko indirimbo ye na Bulldog iri hafi cyane. Indirimbo yise Squad ya mbere cyangwa se Squad 1. Squad ya mbere ubwo ni Squad igizwe na Bulldog ndetse na Zotrap. Indirimbo ya Zotrap uzi muri Umwanda, uzi muri Chanelighter, uzi muri Mugo, uzi muri za ndirimbo zose zitandukanye, hakazaho na verses z'uyu mutipe Bulldog. Urumva ari indirimbo izaba imeze gute? Aba bombi bafite indirimbo nyinshi zabaye amahiti cyane, twabyita ko ari abaraperi babiri bagiye guhuza imbaraga. Ni Zotrap umeze neza muri iyi minsi kubera ko mu myaka ibiri yose ishize yabaje gusohoramo album nziza cyane yise Ntaganoga. Na album yatunguye abantu cyane kubera ko yari igizwe n'indirimbo zigera kuri 20. Indirimbo zigera kuri 20 zose ziri kuri album yiwe. Ariko nanone mu minsi ishize yasohoye icyo bita extended play cyangwa se EP igizwe n'indirimbo 5 zose. Hanyuma uwitwa Bulldog nawe aherutse kugaragara mu album atandukanye harimo niyo yakoranye na Riderman. Bulldog nawe ntabwo yicaye, ntabwo acecetse, amaze iminsi ari gukora amakorabo ya danje. Urabizi muri Puta yakubisemo fasi ya hatari y'ubwenge. Ariko nanone utegereje kureba iyi ndirimbo ya Zotrap ndetse na Bulldog. Witeze iki? Indirimbo uzayireba wicaye hehe uri kunywa gake. Yitwa Take the Break. Stay tuned. Tujya tubigoye.